twaganirijeho tugiye kuganira kuri Noheli. Noheli umva Noheli mu gihe cy'ibyishimo, mu gihe cy'ibyishimo abantu banezerwa bakagira ibyishimo bya Noheli yo kwa umunsi mukuru twibukaho igihe Yesu yaje mu isi akigira umuntu akabaho nk'uko umuntu atangira kubaho abaye uruhinja akavuka yarasamwe mu nda y'umugore n'umumama nk'uko abantu bavuka amara amezi 9 mu nda nyuma aravuka arakura nk'abandi bana agakura ari Imana ari umwana w'Imana kandi ari intego yo kuducungura niyo ntego yari hari nawe utabizi neza. Tubaganiraho kuri Noheli umunezero wa Noheli kandi iyo tuvuga umunezero twebwe nk'abakristo ntabwo twumva umunezero waba umunezero dusiga mu rusengero waba umunezero kuri 25 gusa kuri 26 bikaba byarangiye bikaba byahindutse twasubiye ku kacu baduvuga umunezero urambye. Amen. Cyangwa ibyishimo birambye bimara igihe bitari ibyishimo by'umunsi umwe cyangwa se by'icyumweru kimwe. Ariko mu bihe nk'ibi ngibi hari igihe usanga umuntu tuvuge arwaye cyangwa se warwaje cyangwa se nta bushobozi ufite bwo kwifata neza. Ukenshi rero umuntu yumva ko ari ukwifata neza, ukamererwa neza, ukagira uko ufungura uwo munsi, utareza uko wabikoraga, ukagira uko wambara. Nyago mu bihe nk'ibi abatayeri baba bafite akazi kenshi, abadozi bafite akazi kenshi ndetse uharaba baraye bakora wanabire bakora n'ejo bazaba bakora kubera ko babona abakiriya benshi muri cyashara cyinshi kuko abantu bashaka kujya gute bashaka kwambara neza ariko se ari no mvuga ngo niba urwaje se niba nta bushobozi ufite niba nta mafaranga ufite niba se umutima ufite intimba hari ibikubabaje harimo umutari ibibazo harabaguye mu kintu iki byose umunezero wawe ukura he? Umunezero wava he? Ariko se koko ubundi gushaka ibyishimo kuzamura ibyishimo bya Noheli mu by'ukuri ni ugushaka kurya neza no kunywa neza no kwambara neza no gusohoka. Hari abasohotse bagiye mu mahoteli bafite amafaranga, mu by'ukuri muri gushaka ibyishimo bya Noheli. Icyo ni ikibazo. Ibyo ni byiza iyo bidushoboye, ariko kuzamura ibyishimo bya Noheli hari ahandi bishingiye, hari icyo tugomba gukora. Badusomeye iranguru y'abanyabwenge bakurikiye inyenyeri kugeza bagejeje aho Yesu yari yavukiye. Bari abanyabwenge rero tubigiraho ibintu bitatu by'ingenzi, ibintu by'ingenzi bishobora gutuma uzamura umunezero wa Noheli, ibyishimo bya Noheli. Bitatu bitavuze ko na kimwe, bitatu bimeze nk'aya mashyiga bavuga ngo hari umugani baca byara ngo habuzemo umwe yitwa amashyiga ya Kinyarwanda baratatu. Iyo habuzemo rimwe wateka byanze bikuza ngo kubatatu. Ibyo bintu bitatu nabyo bidufasha kuzamura umunezero wa Noheli. Turabyigira kuri bari abanyabwenge bakunze Burasirazuba. Ni ibintu bitatu natwe tubikoze dushobora kuzamura ibyishimo bya Noheli. Icya mbere ni iki? Ni icyo tubaho ngo icyo ushaka ni iki? Icyo ushaka ni iki? Bari abanyabwenge icyo bashatse barahagurutse
baragenda, hari icyo bari bakurikiye, hari icyo bashatse. Icya kabiri, hari aho barebye, n'andi magambo, urareba he cyangwa se urareba nde, urareba iki? Hari aho barebye, urareba he? Aho hashaka gutuma uzamura ibyishimo bya Noheli. Urashaka iki? Icyo ushaka gishobora gutuma uzamura ibyishimo bya Noheli. Icya gatatu, uratanga mpano ki? Uratanga iki? Icyo utanga ni iki? Hari icyo ugomba gutanga. Gusa ntibagize icyo batanga, hari icyo batanga. Turenda no kuri cya urashaka iki? Urashaka iki? Kandi tuvuga abantu bavuga ati genza iki? Akenshi kuri Noheli abantu bagire utakunda kurya gihenze, ikintu hari abantu bagira icyo barya rimwe mu mwaka bitewe n'uko baba bakoze iyo bwabaga ariko ubushobozi bafite, ni ukuvuga akaboga. Kuri Noheli kurya akaboga. Kuri Noheli kwambara neza. None se ntuzabona amafaranga ufite, ni ikibazo. Nuba se yenda urwaye cyangwa se mu rugo hari urwaje, mu muryango hari ibibazo, ntabwo uzabigera kubera ko urashaka ikitari cyo. Iyo twibeje tugashaka, ntabwo ari bibi kurya neza, ntabwo ari bibi kwambara neza, ari na byiza, ariko twumve ko icyo dukwiye gushaka kirenze ibyo. Amena. Dukwiye gushaka ikirenze ibyo. Abanyabwenge bashatse Imana, bakurikiye Imana. Buriya n'inyenyeri by'ukuri ni Imana yari ibayoboye, niyo bakurikiye. Ni Imana bashatse kandi barayikurikiye. Bivuga ngo natwe ibyo tuganira kugira ngo tuzamure ibyishimo byacu umunsi nk'uyu, kwambara neza ni byiza rwose, ntawe utabyifuza ni byiza, kurya neza ni byiza, ibyo utajyaga muri kenshi uwo munsi ukaba wayo ukabirya ni byiza, ukizihiza umunsi. Ariko gushaka Imana, gushaka Yesu. Amena. Kuko hari ushaka Imana akayibura, ntabwo ushaka gushaka Imana mu ijuru. Niyo waba urwaye, niyo waba ukennye, ntabwo Imana wayibura, ntabwo Yesu wamubura, ntibishoboka. Bari abanyabwenge bakurikiye Yesu, bashatse Imana. Natwe rero dushaka Imana. Muzarebe abantu bajya bava mu rugo bakajya mu masengesho. Murakava mu rugo ari nijoro ugasanga ari mu masengesho, ari mu cyumba cy'amasengesho. Wari wumva umuntu waraye mu masengesho utaricuza ngo ikizi cyatumye njyayo? Wari wabibona? Ntibishoboka. Nta muntu ushaka kujya mu rusengero, kujya gushaka Imana, waba ari umunsi umwe, ibiri, itatu, nubwo yabaye n'amasaha ngo uhagaze yicuza icyakujyanye. Wari wumva umuntu wagiye kinyamakara akahava avuga ati icyo mbibye nzabona naragiye, natakaje umwanya wanjye w'ubusa, ijoro ryapfiriye ubusa. Wari wamwumva? Cyangwa ahandi hantu mu butayu, ajya bajya mu buvumo, gusengera mu buvumo, ahantu hose agoye cyane hateye ubwoba. Wari wumva umuntu wagiye mu iteraniro agasanga uwize mu rugo amubwira ngo rwose ngo ibyo Yesu ari kujyayo, natakaje umwanya, ufije umwanya wanjye ubusa. Wari wabyumva? Ahubwo iyo uzumve, uzarebe iyo uri umukristo, uri n'umurokore utagiye gusenga, wenda hari impamvu wakujije, wumva muri wowe hari ikintu cyiza, wumva hari ikiza.
umva ikibazo ushaka Imana ngo yibuke nta ugishakisha noneho ngo azabyicuze ntabwo bibaho bivuga rero ngo iyo gushaka Imana uhavana iki? Uhavana umunezero. Uzarebe warebe mu masengesho wumva umutima umeze gute? Ufite umunezero, ufite ibyishimo. Uzarebe iyo wirije ubusa birangira umeze gute? Nubwo wumva umubiri nyine umubiri bitameze neza, ushobora no kurwara umutwe, ariko wumva mu bugingo bwawe hari icyahindutse, wumva hari umunezero. Bamusanga bagenda baririmba, burya n'ubundi umuntu kumva agenda aririmba indirimbo z'Imana yafashijwe, burya afite iki? Afite umunezero mu mutima we, habaye ikirimo, habaye Imana yakizeho. Uzarebe nk'abaririmbyi akenshi muhura wumva arimo aririmba akaririmbo, avuye kurepeta wumva aririmba akaririmbo, ari mu mirimo arimo ahinga wumva akaririmbo, ari mu mirimo mu rugo kenshi barimo aririmba. Abafasha afite ibihe byiza, umwuka w'Imana barimo akorera muri bo. Kubera iki? Kuko umutima wawuhoza ku Mana, ahora ashaka Imana. Bari abanyabwenge rero bavuye iburasirazuba bakurikira inyenyeri, kandi kugira byaje kurangira inyenyeri bagejeje aho Yesu yari. Siko byagenze? Ko byagenze neza by'abasore bari bishimye kandi niyo twarasoma byanditse ngo wabonye inyenyeri ku murongo wa 10, wabonye inyenyeri banezerwa cyane. Amen. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, baramuramya, bari banezerwa cyane. Haleluya. Icyambere shaka Imana. Ugomba ko ku munsi mukuru icyambere ari Imana, ari gushaka Imana, niho uzakura bya byishimo, niho uzakura wa munezero. Icya kabiri ngo ni ureba he? Bari abanyabwenge tubigiraho aho kureba ukuri, bo babanje kwibeshya, babanje kureba ahatariho, babanje kureba ahadakwiye. Uti gute? Uri bikorwa bakibonye neza, bakiri mu burasirazuba, bamaze kuyibona hashize umwanya bo barayeka bahita bakomeza bajya hehe? Bagiye Yerusalemu. Uti kuki niho bahise bajya? Nyine bakimara kuyibona, mbese bamaze kumva yuko ari n'igiye kubereka aho umwami w'abami yavukiye, uko byari byarahanuwe kuva kera, mu myaka ya kera, bamenye yuko iyi nshaka kubereka aho Yesu yavukiye, ariko ntabwo bakomeje kuyikurikira. Bo bahise bigira i Yerusalemu, kuko umwami w'abami uzavuka yari yarahanuwe n'abahanuzi kuva kera. Bumvaga yuko nta handi yavukira atari i Yerusalemu, umurwa mukuru w'igihugu. Nk'uko mu Rwanda ubu bavuze bati hari umuntu ukomeye cyane ku isi, waje mu Rwanda, ahandi watekereza ko wagusanga wamureba ni hehe? I Kigali, umurwa mukuru. Aho n'abandi bati buriya umwami w'abantu wahanuwe kuva kera ko azaza mu isi, azavukira mu isi, kandi azaba umutegetsi, akaba umuntu uzahesha umugisha, uzayobora ubwoko bw'Imana, nta handi yavukiye ni muri Yerusalemu. Bo bahise inyenyeri bayireka bikomereza i Yerusalemu. Niba bari bazi ko bari buhuriyeho nayo simbizi, ariko bahise bajya ku murwa mukuru, bageze ku mwami, bageze ibwami. Umwami arikanga ati rero, muperereze mumenye ko aho
aho yavukiye umwami w'abami nanjye kumurama ariko kugira ngo aza kuko azabona kuko ntabwo wumva yarabonye uje umubangamiye uje uwo bagiye kwita umwami w'abami kandi azi ko ari umwami urumva noneho ababaza ati ese yavukiye he ababaza ati ese yavukiye nanjye kumurama ubwo agatima bahita bagabanya agatima bibuka ubuhanuzi bibuka ubuhanuzi bw'umuhanuzi Mika yari yarahanuye nabo baba yivugira bati babwira umwami aho yavukiye bati muri umurongo wa 6 cyangwa 5 bati ni Betelehemu. Umwana yamaze kubabaza aho Yesu yavukiye bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya niho byandikwa byose n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu wo mu gihugu cya Yuda ni ukuri muri mutoya mu mudugudu ikomeye ya Yuda kuko ari muri wowe niho hazavukira hazaturuka umutwaro uzajya ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Rero ati mugende murebe uko bimeze muzaruke mu mberahamwe. Ubwo rero abanyabwenge babanje kureba ahatari kuko bamaze kwibuka yuko ari Betelehemu hahanuwe ko hazavukira bahise bongera abayengeri ikomeza kubayobora bakoresheje Yerusalemu nako i Betelehemu aho Yesu yari yavukiye. Amen. Babanje kureba hatarimo ariko baza kwibuka bagarura agatima bareba aho bakwiye kureba. Amen. None se bakujya kureba niba bari kumenya aho Yesu yavukiye oya iyo bakomeza kwiyobora ntabwo bari kumenya aho Yesu yavukiye ariko baje kugarura akenge bari babanje gukoresha ubwenge bwa muntu ko umuntu ukomeye w'igihangange agomba kujya mu murwa mukuru niho abantu bamusanga muri ubwenge bwa muntu ariko ubwenge bw'Imana si uko kuko ubwenge bw'Imana bukorwa n'Imana nyine bagarura akenge rero bibuka yuko ari Betelehemu bareba inyenyeri irabayobora paka n'aho Yesu yavukiye aho Yerusalemu nako i Betelehemu. Natwe rero tumenya aho dukwiye kureba. Amen. Tumenya aho dukwiye kureba ntabwo dukwiye kureba ahabonetse hose. Ubwo ni ukureba hehe? Kuri Yesu. Kureba kuri Yesu bana kureba ahandi hantu ngo dukoreshe ubwenge bwa kimuntu ngo turebe ahandi kuri Yesu. Kiri cyane tubigiraho ni icyo batanze. Ese uratanga iki? Ari cyo ugomba gutanga. Uratanga iki? Ndatanga amabahashi ya Noheli. Sibyo? Ndatanga amaturo ya Noheli. Ndafasha abakene. Okay. Ubu turi mu rusengero si amafasha si amashimwe. Ariko si icyo ni ukuvuga ngo bariya banyabwenge batanze impano zikomeye cyane kandi zihenze. Natwe rero hari impano dusaba gutanga irenze amaturo, irenze amabahashi, irenze amashimwe, irenze ibyo ngibyo. Amen. Amen. Hari impano dusaba gutanga. Reka tugaruke gato kuri barabagabye batanze impano kimwe bageze aho ikiruga Yesu yari yavuze. Batanze impano baramuramije yaguha impano. Batanze impano z'ubwoko bungana 3: zahabu, icyome, ishaki. Icyome n'ishaki ni imibavu ariko itandukanye. Noneho zahabu bayituraga umwami, yari ituro cyangwa se impano baha umwami, egereye umwami we wayihabwa.
ubwo rugambo bari bamwise iki? Yesu. Bari bamwise umwami. Icyome wari umubavu abatambyi bakoreshaga mu rusengero i Yerusalemu. Abatambyi bakoreshaga umubavu uhumura neza mu rusengero. Ntabari basengera i Roma ngo ariko bakoresha imibavu. Bajya musengera i Roma, Gatolika y'i Roma. Mujya mureba ukuntu imibavu yari n'icyome. Ni umubavu abatambyi batumuraga mu rusengero